banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda, burya abahanzi ni abafatanyabikorwa b'ubuyobozi bw'abaturage. Niyo mpamvu ibyo bahimba tugomba kubisangira no kubisesengura bikatwubaka cyangwa tukabyubaka amazi atararenga inkombe. Nifatanyije n'abanyarwanda bababajwe n'urupfu rwa Kizito Mihigo, haba mboneyeho kumusezeraho mukuraho amasomo abiri y'ibihe biri imbere. Twimenyereze kubaha umurambo w'umunyarwanda, niyo ntango yo kubaha ubuzima. Abakora politiki tumenye kuvoma mu magambo y'umuntu aho gushingira ku rupfu rwe. Ubutumwa rero bw'amahoro n'ubwiyunge ntibwumvikanye, kuko ibiganiro mu banyarwanda bigerwa ku mashyi. Abanyamakuru baraziga cyane, kandi aribo bagomba kudufasha kumva no gukosora ibitumvikana mu by'abahanzi batangaza. Abanyamakuru rero mufite akazi, byacitse nimuyireke. Irindi somo ni ukwibutsa abanyarwanda bo mu mahanga ko politiki n'iterabwoba ryabo rizadukururira. Ntibigira bere mu bushukanyi bwabo, kandi bazi neza ko bavomera mu rutete. Dufite igihugu kirimo kwiyubaka no kubaka imiyoborere. Nibatuze dufatanye n'abagituye, aho guhora bareshya abababaye cyangwa gushingira ku byago nk'ibi ngo badushyushye umutwe. Nge mbona Imana imuhamagaye yaramurinze ahubwo kwicarana n'abagambanyi, nk'uko muri Zaburi ya mbere bivugwa. Izamugire umuhire rero aruhukire mu mahoro. Kuri wa 22 Gashyantare 2020.